ubundi kuva kuri 0 kugeza ku myaka 5 ntabwo nta mubyeyi wemerewe gukubita umwana. iyo umukubise kubera iki utemerewe kumukubita uwo mwana? Nta kandi bakubwira ati umwana igiti kigororwa no kumutera ishyamba. No nta cyazi. niba umukubise ntamenya abona ko ari hohoterwa. Yego abibika nk'ihohoterwa. Iyo utagize Imana wenda ngo Imana izamufate azabone yuko wari urukundo wamukundaga, abibona akura abibona nk'ihohoterwa. Noneho kugeza ku myaka 6 kuva kuri 6 kugeza kuri 12 yemerewe gukubitwa ariko umunyafu. Mu bihana habwa hakabamo umunyafu kandi nabwo ukamuhana mu rukundo. Mu rukundo n'umuhanano umujinya ukabanza kumuganiriza ukamubwira ndagukunda, wakoze amakosa, yego kandi c'est biblique nk'abantu bemera Bibiliya, bemera Imana, ugomba kumutoza. Bibiliya ivuga kumunyuza mu munyafu ntacyo bitwaye. Kuva kuri 13 rero kugeza kuri 18 niho turi. Iyo bitagenze neza hahandi hasi akabibona nk'ihoterwa akura n'inzika. Yego. Akura yarakurwaye inzika akavuga ati nanjye aho nzagerera kwigirira imbaraga. Yego. Bazambona. Akabibika kandi. Nakubwira ubwo icyo gihe rero yari umwana w'umuhungu nibwo atangira kumva kuko papa we ntaba yarabaye umujyanama we na mama we ntaba yarabaye umujyanama we. Icyo gihe atangira gushakisha abandi bajyanama. Ubundi iyo umwana yaganirijwe agakundwa agahabwa urukundo nta wundi muntu yumva ku isi yagisha inama uretse umubyeyi. Iyo bitagenze neza rero yishakira abajyanama. Aho ngaho niho agwa muri ba bantu bazamugira za nama zo kuba yakoresha ibiyobyabwenge. Bakamubwira bati utungutu udukoresheje tuguha energy. Yego. Bitumugira vibe. Yego. Umera neza.